Ese wari uzi ko hari abaperezida barenga 10 bagiye basebera mu ruhame rw'abantu? Uyu munsi mbazaniye top 10 y'abaperezida barenga 10 bagiye basebera mu ruhame rw'abantu ndetse bagiye basebera imbere ya kamera. Reka twihuse cyane tuze guhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Robert Mugabe, perezida wa Zimbabwe. Uyu muperezida rero yaje guseba igihe yagiye mu nama. Iyi nama yari iya African Union. Rero uyu muperezida yaje gusohoka mu ndege ari kumanuka ku masikariye, yaje kunyerera kuri bya byuma ufataho uri kuri esikariye, amanuka yikubita hasi. Nyuma yaho abantu baje gutera comment cyane ndetse n'imvururu nyinshi cyane ku mbuga, bavuga impamvu, baravuga ati ni ugusaza cyangwa ibiki bitandukanye, ariko yaje gusubiza ati byaravuga ati biriya ni ibintu bisanzwe. Ibaze nawe kuba uri umuperezida ibintu bikakugendekera gutya. Twese cyane ku mwanya wa 9 turasanga Cyril Ramaphosa. Uyu ni perezida wa South Africa. Rero uyu muperezida yaje guseba mu gihe cya COVID-19, aho bamubwiye ngo ajye imbere y'inoza y'imbaga y'abantu kuri live kuri televiziyo y'igihugu, ndetse ngo yigisha abantu kwambara agapfukamunwa kugira ngo akambare ku munwa, akambara mu isura ndetse kanga no kumukwira. Nawe ibaze nyine kuba ugiye kwigisha abantu kwambara agapfukamunwa ahubwo wowe ukakambara nabi bikakunanira. Iyi ni video yasakaye ahantu henshi cyane ndetse hahise haza no kubaho challenge ijyanye no gukora agapfukamunwa. Ndumva ari video abantu bose nabo ari wowe waba warayibonye. Twite cyane tujya ku mwanya wa 8 turasanga perezida Kibaki. Uno ni perezida wa Kenya, aho bari bafite ibirori kandi byagombaga guca kuri televiziyo, ariko mu gihe bageze kuri live umugore we yahise amubwira ati ugomba kuvugira statement ku Banyarwanda yuko ndi umugore wawe umwe nta undi mugore ufite. Uyu perezida yabihakirijwe cyane, yahise atanga statement yuko ari we umugore we Rusi ari we mugore wenyine afite kandi we mugore wenyine basezeranye. Reka zo gato yimvira amagambo ko yabisobanura. This is my wife, Lucy. You know, and I know, and everybody else knows that I'm married and I have only one wife. And everyone in Kenya. Yarasobanuye ati Rusi niwe mugore wanjye wenyine, mwese mubimenye, kandi n'abanyakenya mwese mumenye, ati kandi ndizera ko n'abantu mwese, abantu benshi mubizi, ati bimenye ni umugore w'isezerano, kandi niwe mugore wenyine ndigeze. Uyu mugore nyuma yaho yuko uno muperezida amaze gutanga statement, nawe yese aza yihuta aravuga ngo umugore yese avuga ati nimba hari undi uzi ko tumusangiye nawe naze akaganya bivugire hano. Ibaze nawe kuba uri umuperezida, umugore akagushyira ku gitutu imbere ya televiziyo y'igihugu ngo utange no statement yuko ari we mugore wenyine nk'aho abantu badasanzwe babizi. Twihute cyane twigire ku mwanya wa 7 turasanga uwo bita Bola Ahmed. Uno ni perezida wa Nigeria. Uyu muperezida rero yaje kwitura hasi ubwo yari ari kurira muri za modoka ya perezida bagendamo iyo bari kugenda bapepera abantu cyangwa bazenguka mu bantu kugira ngo abantu benshi bababone. Nyuma rero yo kwitura hasi, abantu benshi baje gutanga imvururu nyinshi no kuvuga cyane, ariko no perezida yaje kubasubiza atebyamo avuga ati ngewe tibiriya ati kuba naguye hasi ntago ari ibintu byataye, ntago ari ugusaza cyangwa iki, ahubwo kuba naguye hasi ati nari ndimo mpa abakurambere nyine cyubahiro, nyine abakurambere banjye, nta bindi, ntago ari ugusaza cyangwa iki. Twihute cyane tujye ku mwanya wa 6 turasanga uwo bita Salva Kiir. Uno ni perezida wa Sudani y'Epfo. Uyu we noneho ibyamubayeho ntago ari ugwa cyangwa kugira gute, ahubwo none ibyamubayeho biratangaje, aho yahagaze akananirwa kwikomeza, ahubwo kugira ngo nyine yihangane nk'umuperezida cyangwa yeranje ko byagenda kose, ahubwo yarangiye kwikomeza, arangije usanga yinyariye amapantaro. Urebye neza kuri video bikagaragara neza, ubona ko yari yinyariye amapantaro. Ati kandi abanyamakuru bari bari aho ngaho mu bamwe muri batatu bafashe iyo video baje kubizira, ndetse naho bafungiwe ntabwo babashije kuhamenya. No kuvuga ngo abagerageje kubigaragaza neza no video bamwe na bamwe muri bo barabizize. Eza nubireba urabona ko byagaragajwe n'ikizinga cyari kiri hagati y'amaguru yiwe. Ya 5 turasanga uwo bita Muzehe Ali. Uyu ni umuyobozi wo muri Uganda. Uyu muyobozi rero we yaje gusebera rero mu birori byo gufungura irushanwa ry'umupira w'amaguru muri Uganda, ahubwo ashaka kwereka nyine abantu yuko azi guconga ruhago, arangije ateye umupira ahita yikubita hasi. Nk'uko bireba urabona yuko yasebye inshuro nyinshi ndetse n'abantu baratangara. Gusa nuko yaje kugira amahirwe y'abashinzwe umutekano we bagahita baza bakamutabara. Reba neza uraza gusanga ino video yaje gusakara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, nawe kandi ndakeka atari ubwa mbere wenda waba uyibonye. Twihute cyane ku mwanya wa 4 turasanga Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya. Uyu we noneho ibintu byamubayeho ntago biba. Nuvuga ngo ku bantu benshi basanzwe bamuzi n'ubundi basanzwe bazi yuko akunda kuza mu ruhame yasinze.
rero yaje kuri kamera yasinze, ariko n'ubundi abantu bakomeje gutanga ibitekerezo n'ubundi baravuga ati n'ubundi dusanzwe tubizi ko akunda kugaragara mu bunoza mu mavideo cyangwa mu birori bimwe na bimwe yasinze. Iyi rero ikaza kuba yarabaye zimwe muri video yabihamije cyane yuko uyu mugabo n'ubundi akunda kujya mu birori cyangwa mu nama zimwe na zimwe yasinze. Yute cyane ku mwanya wa gatatu turasanga uwo bita Yahya Jammeh, uyu ni perezida wa Gambia. Uyu rero ni umuperezida wari ufite uko yizera bitandukanye n'abandi, ni ukuvuga ngo uyu we rero yaje kuzana agashya, avuga yuko afite imbaraga zo kuba yavura abantu indwara zitandukanye cyane cyane harimo na sida. Yaje kubuza abaturage cyangwa abo yayoboraga kuba bakongera kunywa imiti ya sida, ahubwo we afite imbaraga zo kuba yavura. Yabahaye imiti myinshi, ndetse agira n'umunsi wo gusenga, arabasengera imiti myinshi, baravuga ati muzongere kunywa iriya miti y'abazungu, barababeshya. Ni ukuvuga ngo mubo bose yahaye imiti nta n'umwe waje gukira, ndetse n'abo yasengeye bose nta n'umwe waje gukira, ahubwo nyuma abaturage baje kumwinuba cyane, baramwinuba cyane, birangira yuko bamwe batanamugwa n'imiti baje kugira mu gihe cy'ibibazo bibi. Ahangaha rero niho uyu perezida yaje gusebera. Aha niho rero uyu perezida yaje gusebera, abaturage baramunenga bikomeye cyane, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bagenzi be baramunenga bikomeye cyane. Yute cyane ku mwanya wa kabiri turasanga uwo bita Jacob Zuma, uyu nguyu yari perezida wa Afurika y'Epfo. Uyu rero wari perezida wa Afurika y'Epfo, Jacob Zuma, yaje igihe yari gutanga imbwirwaruhame cyangwa statement, ni ukuvuga ngo yaje kunanirwa gusoma ijambo bavuga mu Cyongereza in the beginning, ahubwo aho kugira ngo ayisomera ngo in the beginning, akomeza ahatiriza cyane, ariko n'ubundi birangira byanze, bakajya bamubwira ngo subiramo, ariko biranga. Aho nguyu rero niho yaje gusebera nawe. Uyu nguyu tumusanga ku mwanya wa kabiri. In the listen properly. In the beginning, yeah. In the beginning. Twise cyane ku mwanya wa mbere rero turasanga Paul Biya, uyu ni perezida wa Cameroon. Uyu rero ni perezida wa mbere ushaje ku isi, ndetse amaze kuri manda ye igihe kirenga imyaka 40. Uyu muperezida rero we yagiye agira guseba kenshi cyane mu birori byinshi bitandukanye, ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye, ariko igihe yigeze guseba rimwe igihe bikomeye cyane ni igihe yari ari mu nama. Iyi ni inama bitaga the US Summit. Iyi nama rero yabereye muri Washington. Yaje rero kuhagera yacanganyukiwe, ameze nabi, ndetse ubona ko atameze neza. Arangije mu gihe yinjiye muri sale atangira kubaza abayobozi bari bari aho ati muri ino sale ninde mubona ukuze cyane kuruta abandi. Ubwo rero nyuma yo kubaza ibyo bintu ameze nk'uwazubaye, byatumye abantu benshi bahita bibaza ati se uyu muntu igihugu cye kimeze gute cyangwa kiyobora gute. Nimba wishimiye rero na video, gerageza kora subscribe, utanga comment ndetse na share, tunatubwire n'inkuru ubutaha twazakugezaho. Murakoze cyane.